Ubuzima ni ishuri. Ubuzima ni ishuri ni ikiganiro mukurikira kuri Alpha Channel. Tukaba tubasaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho nta nkomyi. Mu kiganiro cy'uyu munsi, ubuzima ni ishuri, tugiye kubagezaho ubuhamya bwanditse bw'umukunzi wa Alpha Channel witwa Ngabo Olivier. Uyu mukunzi wacu akaba yifuje kudusangiza ubuhamya bwe bubabaje ariko burimo amasomo ashaka gusangiza benshi. Muri kumwe nanjye Agasaro Keza Sonia, reka mbubagezeho mu magambo ye. Nitwa Ngabo Olivier, mfite imyaka 35, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Maze gukurikira ubuhamya bwanyuze mu kiganiro cy'ubushize cya Alpha Channel cyitwa ubuzima ni ishuri, byatumye nanjye numva nabasangiza ubuhamya bwanjye kugira ngo bubere abantu benshi isomo. Nshuti bavandimwe, nagiraga ngo mbabwire ko ubuhemu ari umuvumo ukomeye, kandi njye namaze kubona ko abagizi ba nabi Imana ibitura ibibi bakoze hano ku isi. Ariko muratekereza ikimwaro cyo kwirukira uwo wahemukiye? Niyo mpamvu bavuga ngo ukora ibyiza ukabisanga imbere, n'ukora ibibi nabwo abisanga imbere. Reka rero ntabatindiye mbagezeho ubuhamya bwanjye mu ncamake. Navutse mu muryango w'abana 4, njyewe na bashiki banjye 3, kandi ni njye mfura iwacu. Nakuze nsanga data agira abagore 2. Mama niwe wari umugore w'isezerano. Menye ubwenge, nasanze data anywa inzoga n'itabi mu buryo akenshi yabaga yasinze cyane. Mu mibereho yacu, twakuze dusanga papa yanga mama cyane, natwe nk'abana be akatwangana nawe. Kenshi twakundaga kubaza mama impamvu yabyo, akatubwira ngo tubyihorere, azabitubwira twarakuze. Twakuriye mu buzima bugoye cyane bwo gutotezwa n'umubyeyi utubyara. Mama yabayeho mu buzima bubi cyane, atotezwa, akubitwa, atukwa, ateshwa agaciro mu buryo butabereye umuntu w'umubyeyi. Ibyo byaratubabazaga cyane. Twakuze tudahabwa uburenganzira na papa nk'abandi bana. Twigaga bigoye kuko byasabaga mama gukora cyane kugira ngo adushakire ibikoresho by'ishuri, minervare, atwambike, anatugaburire, kuko papa muri ibyo byose nta na kimwe yumvaga ko kimureba. Twari dufite amatungo ahagije, inka, ihene n'amasambu manini, ariko ibyo byose nta burenganzira na buke twabigiragaho uretse isambu rito mama yahingagamo. Mama byamusabaga kwitanga cyane ngo tubeho, kandi akabikorana ubugwaneza, agahora twizeza ko ibihe bizahinduka tukagira ubuzima bwiza. Ndibuka kenshi iyo papa yazaga mu rugo, twabaga tuzi ko aje kudutukana na mama, kenshi akanamukubita tureba. Bavandimwe, nagize igikomere ntazibagirwa. Umunsi umwe ubwo nari mfite imyaka 12, mama yari atwite inda ya 5. Hari mu ijoro twaryamye, papa aza yasinze, akomanga ku muryango cyane. Mama abanza gutinya kumukingurira. Papa yakomeje gukomanga cyane amutuka, mama aza kumukingurira. Agikingura umuryango, papa yatangiye kumutuka cyane ngo yatinze kumukingurira, atangira kumukubita inshyi. Ubwo twumvaga mama amubaza icyo muhora, abatangiye no kumutera n'imigeri. Mama yatangiye gutaka cyane avuga ko amwishe. Twahise tubyuka na bashiki banjye. N'umujinya mwinshi cyane, papa yahise atangira gutera mama imigeri mu nda. Mama yahise agwa hasi, ahita atakaza ubwenge. Twavugije induru, dutabaza abaturanyi. Ubwo papa amaze gukora ibyo, yahise asohoka ako kanya arigendera. Ubwo abaturanyi bamaze kuhagera, nibo bafashe mama bamujyana kwa muganga. Mama yabaye mu bitaro amezi 2 ari abaturanyi n'abandi bagira neza bo mu rusengero twasengeragamo
badufashaga kumurwaza. Kubera ko yari yababaye cyane, byaje kurangira yitabye Imana. Mama amaze gupfa, twabuze iyo twerekera. Twagumye mu rugo iwacu. Ubwo ninjye wari mukuru, nagombaga gushaka uko mbeshaho bashiki banjye, kandi mu by'ukuri nanjye nari nkiri muto. Imibereho ntabwo yatworoheye na busa. Kwiga byahise bihagarara, kurya byari ikibazo, twaryaga iyo habaga hari umuturanyi wadufashije. Nyuma yo gupfa kwa mama, data yaje gufungwa kubera ibyo bikorwa bibi yari yakoreye mama. Kandi twe twavuye mu bitaro dusanga baramufunze. Muka data yari afite abana 3. Aho kutwegera, ahubwo badutotezaga mu magambo ngo nitwe twatumye bafunga papa. Uwo muka data akatubwira ati, ese ko nyoko yapfuye, none na so wari usigaye wari kubatunga mukaba mwaramufungishije, none muzatungwa nande ko muzaba bamayibobo? Ubwo ntimwashaka uko mufunguza so? Kandi mu by'ukuri si twe twari twaranamufungishije. Uretse ko twari na bato, ariko twaherukanye nawe ubwo yari amaze gutera mama imigeri akagwa hasi. Twasubiye kumenya amakuru ye nyuma y'urupfu rwa mama, twumva abantu bavuga ko yafunzwe. Abo bana ba muka data nabo bahoraga baducyurira ko mama yapfuye. Aya magambo yarambabazaga cyane, bigatuma nibuka uko mama yahoraga atubwira ngo duhumure, ibihe bizahinduka, tugire ubuzima bwiza. Ngatekereza ukuntu noneho birangiye bubaye bubi cyane, nawe tumubuze. Nta cyizere cy'ubuzima numvaga nyifite. Nyuma y'umwaka turi muri ubwo buzima bugoye, haje kuza umugiraneza w'umupasitori wo mu rusengero mama yasengeragamo, aza kudushyira mu mushinga, njye na bashiki banjye uko ari 3. Uwo mushinga wadufashije gusubira mu ishuri, bakatwishyurira, bakaduha ibikoresho by'ishuri n'ibikoresho bimwe byo mu rugo, n'imyenda, ndetse bakaduha n'ibiryo, nubwo ibyo biryo bitari bihagije kugira ngo bidutunge, ariko byaradufashaga kubaho mu buzima bw'ibanze. Rimwe na rimwe n'abagiraneza bakatugoboka. Uwo mushinga waradufashije kugeza turangije segonderi. Ndangije segonderi, nari nabonye amanota meza cyane, nza kugira amahirwe yo guhabwa bursi njyana i Burayi gukomereza y'amashuri yanjye ya kaminuza. Ngezeyo, natangiye kwiga nkora kugira ngo mfashe bashiki banjye bari bakiri muri segonderi. Imana yaramfashije niga kaminuza ndayirangiza, nkora na masters. Ndangije, naje kugaruka mu gihugu, ngira umugisha wo kubona akazi gashimishije muri kimwe mu bigo bikomeye mu gihugu. Ubwo naje kubona uko mfasha bashiki banjye, bariga bararangiza. Ubu twese twarashatse kandi nabo bafite n'imirimo. Ikimbabaza niyo nibutse ubuzima bubi twabayemo na mama, n'uburyo yahoraga twaturiraho amagambo meza y'umugisha, anatwizeza ko ubuzima buzahinduka, tukazabaho neza. None bukaba bwarahindutse ariko we atagihari. Gusa tuzahora tuzirikana ko yatubereye umubyeyi mwiza. N'ibyo twagezeho niwe tubikesha. Nyuma y'igihe, papa yaje gufungurwa. Hanyuma yaje kugirana ibibazo na wa mugore we muto, baza no gutandukana. Nyuma yaho, papa yaje gukora impanuka ikomeye, avunika ukuboko n'amaguru yombi. Byabaye ngombwa ko ajyanwa mu bitaro. Agezeyo, yabuze umurwaza, abura n'ubushobozi bwo kwivuza. Uwo muka data n'abana be ntabwo bigeze bamugeraho. Amaze ukwezi mu bitaro, yaje kumpamagara ambwira ko yakoze impanuka ikomeye cyane, arembye, ari mu bitaro, atagira umurwaza, kandi ko yabuze n'amafaranga yo kwishyura kugira ngo abone uko aca mu cyuma, byaba ngombwa bakazanamubaga. Ansaba ko twamufasha, ambwira ati, mwana wanjye, mwirengagize ibi byose nabakoreye. Ndabizi ko nabahemukiye bitavugwa, ariko ndabasaba imbabazi. Yabivugaga aciye bugufi cyane. Nibwo nari numvise ampamagara bwa mbere kuva mama apfuye. Babwije ukuri,
Byarangoye kugira icyo musubiza muri ako kanya. Numvise agahinda gashyengura umutima wanjye, amarira araza, nibuka ibintu byose data yadukoreye. Nibuka ubuzima twabayemo na mama, adutuka, adutoteza buri munsi. Nahise mbona ishusho y'umunsi atera mama imigeri, akaba ari nabyo byamuviriyemo urupfu. Nibuka ko nta na rimwe mu buzima bwanjye nari narigeze numva nyita ngo mwana wanjye. Ubwo yampamagaraga nibwo bwari ubwa mbere numva mvugisha mu ijwi rituje, akananyita umwana we. Nibajije nimba hari igihe yari yarigeze atekereza ko umunsi umwe yazadukeneraho ubufasha n'uburyo yatubabaje. Simbabeshya, namaze iminsi itari mike nibaza icyo nakora. Nyuma yaho naje guhamagara bashiki banjye uko ari 3 duhurira ahantu. Nkibibabwira bo ntibyari ukurira gusa, byari nk'ikiborogo. Barambaza bati, ese arashaka ko tumufasha kubera ko hari icyo yatumariye mu buzima nk'umubyeyi? Ese arashaka ngo tumufashe se tumuhembe kuko yishe mama? Ibyo bintu twe ntubitubwire. Ntidushaka kubyumva, ntidushaka no kumenya amakuru ye. Nagenda afashwe n'umugore we n'abana be. Naricaye ntekereza icyo gukora, biranyobera. Kumubabarira numvaga byananiye pe. Ariko naje kwibuka amagambo mama yahoraga atubwira ati, umukristo mwiza ni ukunda inshuti ze, akanarenga ibyo, agakunda n'abanzi be. Yanatubwiraga kandi ko kwihorera mu buzima atari byiza, ari ukwirwanirira. Gusa Imana ihora ihoze. Ayo magambo ya mama yatumye nishakamo imbaraga zo kurenga ikibi, nkababarira. Natekereje kandi ko yaba papa, umugore we, n'abo bana be, nubwo batatwifurizaga ibyiza, ntibyabujije Imana kutugirira neza. Natekereje kandi ukuntu papa yatinyutse kudusaba ubufasha n'ibibi byose yadukoreye. Numvise umutima unyemeje ko ntagomba kumera nka we, ngo mwiture ibibi nk'ibyo yadukoreye. Hanyuma byatumye mfata umwanzuro wo kumubabarira. Naje kujya kumureba mu bitaro, mwishyurira ibisabwa byose kwa muganga kugira ngo avurwe neza, aza no kubagwa. Byanabaye ngombwa ko mufatira umukozi wo kumwitaho kubera ko atari afite umurwaza. Nagiye musura kenshi igihe cyose yamaze mu bitaro, kugeza aho musezereye arataha. Isomo ry'ubuzima: nta kure habaho Imana itagukura. Nta n'icyaha kitababarirwa, uretse gusa ko bisaba imbaraga n'ubutwari bidasanzwe. Kandi nta kibi kibaho nko gusaba uwo wimye, nta n'ikimwaro kiruta kwirukira uwo wahemukiye. Umuntu wese asarura ibyo yabibye. Turabashimiye mwese abakurikiye ubu buhamya, tubasaba kubusangiza n'abandi. Murakoze, naho ubutaha.